Turinjiye rero mu kiganiro nanone ni Raza Media TV yanyu dutangiye gute rero umviye inkuru ubundi twikomereza. Ejo bundi rero witwa Sikovia Rwagasabo uraho neza Sikovia, amakuru yawe Sikovia rero aravuga mana we aravuga no muri Mveturu arambuka akavuga umva Bishop none Bishop Rugagi urashaka gucecekesha umugore wambuka muri Kongo akajya muri Mveturu agaca mu mabomba agaca muri za Katiusha akaca mu bintu bikomeye imbunda zivuga hejuru akajya kuzana ikiganiro. Sikovia rero nawe niyo none Rugagi rero ati ndagucecekesha. Aha uzacecekesha nibidaceceka, uzaturisha nibidatuza, uzakura kanyamaswa kame kabada n'abantu mu rugo kangana n'imbeba uzagakura mu rugo kajyana iwawe uzi ko ariko kandi ari intare. Rugagi ya Bishop Rugagi yakoze amahano ashaka gucecekesha intare y'inkazi, intare y'ingore kandi isimbuka nk'intare y'ingore. Intare y'ingore iravumbuka. Uwitwa Bishop Rugagi nawe ati ndagucecekesha. Sikovia gasopo kabiri mu rugo rw'umugabo n'agasuzuguro. Ati waramvuze ndi muri Canada ndabyumva kandi koko yaramuvuze. Ati video zanje warazikinye ndabyumva. Ati ngarutse waramvuze ko nagarutse ndabyumva. Ati mfunguye itorero Kicukiro waramvuze ndabyumva. Ati none ndaguhunze gusigiye umujyi nigiriye ku Ruyenzi no mu Ruhango naho uramvuze koko. Mwabyumvise nyine twebwe ntabwo ari ibi twivugira gusa, nyine ibi nabyo biba ari iby'imihanda. Murabizi yuko twebwe tuvuga ibitekerezo byacu bwite tukavangamo na bikeya nyine twumvanye abandi bantu, hanyuma tugakomeza tugenda tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, cyane cyane twibanda mu buryo bwo kujya inama, tubagira inama. So ni Raza Media TV rero, wowe uyikurikiranye nkwifurije kugira amahoro, umugisha, kugira ibyiza byose wifuza, ndetse ugatunga ukanatunganirwa imirimo ukora nk'uko uba wayikoze, kandi Imana ijye iyiguheramo umugisha. Rero uno munsi narinje ngo tube twiganirira, dore ko nta n'umwanya wo gupfa ubusa. Burya niba nta kintu ufite urimo ukora mu gihe ubona ari umwanya wawe uri kugendera ubusa, burya ujye umenya ko ari igihombo, kuko mu gihe runaka cyangwa se yaba ari none yaba ari n'ejo ushobora kuzabona ingaruka zo kuba wari wicaye nta kintu na kimwe urimo ukora. Ntabwo uri kumva ubujyanama bugiye butandukanye bugenda buca hirya no hino, nyine nta kindi ni uko nyine uba uri aho gutyo gusa, ariko burya uba uri guta igihe. So rero twigarukire twivugire no munsi kuri bano bantu babiri, barimo uyu witwa Pastor Rugagi, barimo uwitwa Sikovia Umutesi, uwo bakunda kwita Mama Urwagasabo, ndetse hamwe n'uyu Pasiteri Yongwe. Kuvuga ngo Pasiteri Yongwe uyu yigeze kugira ibibazo, ejo bundi baramufunga, atahavuze yuko atazongera gukorera kuri social media ngo ajyeho avuge ubugambo, nyine avuge. Ariko ibyo siko byagenze, kuko nubwo yabitangazaga uwo munsi, aho yabitangarizaga n'ubundi ni hamwe atifuzaga kuzongera kuvugira ubuntu bw'ubugambo bugiye buri aho ngaho. So nyine ibyo ntiyigeze amenya ko n'ubundi ari byo ari gukora, ndetse na n'uyu munsi yongeye, ndetse no mu minsi yagiye igenda ikurikiraho nabwo yagiye yongera akavuga. Noneho inzu ukuntu ndimo nitemberera kumwe umuntu aba agenda areba ibyiriwe hirya no hino, ngiye kubona mbona nguye kuri ino nkuru y'umupasiteri wita Rugagi yikoma uwo bita Mutesi Sikovia, bati wowe waramvuze uramvuga
gucogoroza, none rero nagiraga ngo uzaze unsabe imbabazi. None mbonye hano uwo bakoranye witwa Pasiteri Yongwe, nawe ntabwo ari na pasiteri, kwanza na apotere ngo Yongwe, nawe yongeye aramusubiza. Nyine amaze kumusubiza aravuga ati wowe runaka, ati urashaka gucecekesha intare y'ingore. Nyine ni ibintu biraho bigiye biraho n'uruhererekane, bivuga ngo nyine ubwo iyo nayo ni iyindi swaga yongeye kwaduka nk'irya ya Yago twari tumaze iminsi dusirikiranamo. Rero nyine mugenda mubyumva. Ese ndagira ngo hano nkubaze, wowe iyi nkuru waba warigeze kuyumva cyangwa nibwo ukiyumva ari njyewe uyikuzaniye? Niba warigeze kuyumva, wumvise ukuntu uyu witwa Pasiteri Rugagi washaka yuko ngo uriya Scovia ngo aza ngo akamusaba imbabazi ngo kugira ngo ababarirwe, hanyuma namara kubabarirwa ngo ubundi ngo azajye yabona ngo gukomeza urugendo rwo kuzajya mu ijuru. Rero ahangaha hari ikintu nkomeza kugenda nibaza. Bariya abapasiteri bari abantu b'ababishopu, abantu mwagiye mugenda mukurikira, cyangwa se twagiye tugenda dukurikira, wenda nanjye reka nishyiremo kuko hari aho wenda nshobora kuba nanjye ngira idini. Iyo witegereje ukareba ibihe bya none, ukajya mu byanditswe muri bya bitabo bimwe tugenda dusoma cyitwa Bibiliya, ukitegereza ukareba, ubona ni ubuhe bubasha bumva yuko bahawe, ku buryo yumva yuko ashobora ngo kukuvuma, ashobora kukwaturiraho, ashobora nyine kuza akakuvugiraho amagambo, hanyuma ya magambo igihe kikazagera agasohora. Tutirengagije yuko muri icyo gitabo n'ubundi batwigishirizamo, ari nacyo batubwira ngo cyanditswe kinahumekwa n'Imana. Harimo imirongo myinshi bagenda badusomera, kuko abenshi turanasomerwa ntidusoma. Ugasanga nko muri Bibiliya harimo umurongo wanditse ngo mugenzi wawe nagukubita urushyi, cyangwa se umuntu nagukubita urushyi mu itama rimwe, uzarya ibumoso cyangwa se wenda ry'iburyo, biterwa n'aho azaba yarubanje, ngo uzahindukize ngo n'ubundi musaya nawe awukubite, ubundi umwihorere ngo wigendere. Hanyuma niba uyu mupasiteri atarumvise bamuvuze ngo atuze washyira ibintu bye ku murongo, akore ibyo agomba gukora, maze amahoro ahinde, ahubwo we akumva yuko nawe azafata mikoro akagenda bakamuhostinga, hanyuma akatura avuga ngo amagambo ku muntu ngo udakijijwe. Uwo muntu niba adakijijwe, wowe ukaba ukijijwe, uramushaka wiki? Ko iyo wegereye ingurube ko ikwanduza, urabizi nyine ingurube ni inyakibi. Wenda reka tubigereranya, ariko hatarimo gutukana, hatarimo kugira gute. Ni ukuvuga ngo urabona, ubundi iyo wegereye ingurube, kuko ingurube ni inyamwanda, ni ukuvuga ngo ya nyamwanda irakwanduza. Ni ukuvuga ngo ntukegere ingurube kugira ngo utabasha kwandura. Hanyuma niba umuntu ubona umwitegereje ukabona nta juru afite, hanyuma ukagumya ukamwisitaho cyangwa se ukamwisitazaho, wumva ko uba wumva yuko wowe bizarangira gutyo atakwanduje, nyine nawe bikaba byanarangira ubuze rya juru ufasha abandi kujyamo. Urumva rero ni ikibazo kiba gikomeye cyane. Uyu Pasiteri Rugagi, niba ari pasiteri, nagumye kumwita pasiteri, ariko anyumvishe yahita mpitana kuko ngo yitwa bishopu. Niba ari bishopu nyine simbizi, sinzi ukuntu biba byaragenze akaba bishopu. Wabura wasanga ari nka kurya nanjye naje kuba dogiteri, mu bintu byo kugenda mbagira inama, ngenda nyine tuganira ku ngingo zigiye zimeze uburyo, zifite uburyo zigenda zikurikiranye zishoreranye. Ni ukuvuga ngo nyine
mwabyumvise nyine uburyo Yongwe ati wowe urashaka gucecekesha intare y'ingore, intare y'ingore se wayicecekesha gute ko isimbuka ikaba yagufata ku gakano? Hati umuntu aragenda mu nyeshyamba, isi yose yafatiye ibihano ivuga ko ari inyeshyamba zigomba gufatirwa ibihano, akazigeramo bakaganira. None wowe nka bishop aho kujya gusengera abantu urimo uracecekesha intare wowe? Nyine wumve niba Yongwe yamugerera ati nanjye yaramvuze, ati yaramvuze n'ibiki nawe nako kantu nakumvise. Ariko nyine ugenda nyine wumva kuko niba yarakuvuze nyine yarakuvuze, ahubwo wowe shyira amaso ku byo yakuvuzeho urebe niba ibyo bintu yakuvuzeho hari aho bishobora kuba ari ukuri, hanyuma umenye icyo ugomba gukora. Kandi niba atari n'ukuri, si ngombwa ngo uvuguruze ikinyoma witwaje yuko uri umunyakuri. Ni ukuvuga ngo wowe ukuri kuzivugira, ntabwo ari ngombwa ngo nk'umuntu nyine w'umunyacyubahiro. Hari ukuntu abantu baba baragiye bubaka ibintu by'ibyubahiro bakanabyiyambika, hanyuma bakagira n'abantu bamwe na bamwe bakururira mu kububahira bya byubahiro bihaye. Ariko ntabwo kuri ubu ngubu ariko bimeze. Niba uzi ko wihaye kujya mu bintu bya za social media ukagenda uvuga ubugambo cyangwa se upostinga buri kabaye kose ushyiraho, ni ukuvuga ngo ugomba nyine no gutegereza comment cyangwa se feedback zizaza kuri bya bikorwa byawe. Ni ukuvuga ngo bamwe bazaza babishima bati ni byiza bakome mu mashyi, ariko ntabwo buri wese azaza abishima nawe ngo akome mu mashyi, kuko ntabwo abantu bose baba ari nkoma amashyi. Ni ukuvuga ngo harimwo abagushyigikiye, harimwo abatagushyigikiye, harimwo n'abo bitareba rwose. Buri wese azajya aza nyine ashyiraho komenti ashaka. Gusa nubonamwo yigize icyaha nyine ukabona ari ngombwa yuko warega kuko hari ibihano cyangwa n'ibindi bintu biba bigiye biri aho. Ariko ni ukuvuga ngo mujye mukomeza mutwihere show. Nk'ubu ngubu nari nabuze content y'uno munsi, ariko nayibonye rwose. Uno munsi ubu nanjye mfite ikintu mbashije kuvugaho, bitewe n'uko Bishop Rugagi, sinzi irindi zina rye, sinkeneye no kurimenya, nyine ngenzi Rugagi. Nimvuga Rugagi uzajya uhita umukurura umumenye, cyangwa ukora ubushakashatsi umenye Rugagi. Sinzi amadira abamo nawe nyine kumenya. Gusa nyine iyo byabaye gutyo bikajya ku karubanda, twese tuba tubireba, tuba tumenya ibyo ari byo. Uko byagenda kose nyine ibintu biba bigomba kugira aho bitangirira nyine bikagera naho bigarukira. So Niraza Media yanyu nyine ugenda ukomeza kubana nayo mu biganiro bigiye bitandukanye. Kuri uno munsi nyine twaganiraga ku iyo ngingo yuriya mu mama nyine abari nk'akantu kaba kanyuzemwo. Gusa biriya twese ibyo tuvuga, twebwe tuba twifitiye ibindi tugenda tuvugaho byacu bwite, iby'ububwa, ibya kigabo, ibya politiki runaka. Nimvuga politiki ntuze muri zimwe z'ubutegetsi bw'igihugu cyangwa bw'isi, cyangwa niyo zanazamo nazo burya ni amayeri n'ubugenge bidufasha gukomeza kubaho muri ino si. Kuvuga ngo buri kintu cyose kiba kirimo politiki, kuko n'irica no burya umuntu aba yaragiye gufata icyemezo cyo kwishinga, nabyo burya aba ari politiki mu buryo bumwe cyangwa se mu buryo bwo kuvuga ngo ese ko nanjye mba mfite ibitekerezo byanjye nshaka kubigeza kuri rubanda, ngewe bizagenda gute? Ko nta muntu undeba ngo amenye avuga ati uno muntu afite ibintu yifuza kuvuga. Ntabwo twese dushobora kuvunyisha ngo tujye kuri televiziyo Rwanda cyangwa kuri radiyo runaka cyangwa no ku gitangazamakuru kindi ngo dusabeho ijambo bariduhe hanze, buri wese atangaze ikintu cye maze bigere kuri rubanda nyamwinshi. Niyo mpamvu nyine tugenda bamwe dukora uducano, tugenda twishyiraho utuntu twacu gutyo, ugenda ubikunda utabishaka, ugenda
urebaho nyine bikagenda biza gutyo gutyo nyine nta mpaka kuzageza. Kuvuga ngo rero nawe niba ari ibyawe ujya wikorera cyangwa se ujya utekereza gukora ukabona urucantege rugenda ruturuka mu mpande zose zikugose, urabona imbere, iruhande rwarwo, inyuma yawe, impande, ibyo byose bikagenda nyine biguca intege, ukabura intangiriro, ukabura nyine ukuntu ibintu ushobora kuba wabitwara kugira ngo ugere ku ntego wiyemeje. So kugira ngo rero ugere ku ntego wiyemeje cyangwa se ku cyo wifuza kugeraho, ni ukuvuga ngo ubundi wowe urabanza ukabyimenya, urabanza ukamenya impamvu ibyo bintu biguhora mu mutwe kandi ukumva yuko ari ibintu ugomba gukora. Icya kabiri, urabanza ukareba impande zawe, ibidukikije, mu bidukikije haba harimo abantu kandi abantu twamaze kumenya yuko ngo umuntu ngo niwe nyamaswa ya mbere mbi. Burya umuntu ashobora kukugira inama yo kukubaka hanyuma yanarangiza akongera akakugira n'indi yo kugusenya, bitewe n'uko irya nama yo kukubaka yayikugiriye ashobora no kuyikugira akabona biracamo, ariko akazabyicuza nyuma akavuga ati ese ninjye wamuhaye umurongo none arabikoze ananciyeho. Ibyo nabyo birashoboka nyine. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ube muri ino si bisaba kugira ibitambo bimwe na bimwe ugenda utamba birimo guceceka cyane, kuko iyo uvuga cyane ukavugavuga hari igihe birangira uvuze ibyo utagombaga kuvuga, bya bindi uvuze utagombaga kuvuga bikaba byakwicisha cyangwa se bikanagukiza. Kuvuga ngo ikintu cya mbere buriya uba ugomba gukora cyane kurusha ibindi ni uguceceka cyane. Hanyuma icya kabiri ni ugutangira ugashyira mu bikorwa bimwe mu bintu ugenda ubasha gutegura biturutse ku bitekerezo byawe bwite, kabone niyo bitaba ari ibitekerezo byawe bwite, ari ibyo wakopeye ahandi bipfa kuba ari ibyiza. Ibyo nabyo burya nabyo ni ibindi bintu ushobora kuba wakikorera. Nyine mu bujyanama tugenda tubaha ushobora kumva yuko mu bintu tuvugira cyangwa se ukumva turimo turabivuga bigenda bigusimbuka, bikujabuka, bicaho nyine biguruka, ukabura ukuntu wabasha kubyumva neza, ariko iby'ingenzi burya uba wabyumvise. Ni nayo mpamvu nyine Raza Media twebwe twiyemeje kugumana nawe igihe icyo ari cyo cyose, isaha iyo ari yo yose, video iba yakugeraho. Jya ukanda subscribe hanyuma utegereze isaha ku isaha video yakugeraho. Icyiza cyacu twebwe rero ni uko video tugenda tukugezaho ntaho iba ihuriye n'iyo waherukaga kubona. Niyo mpamvu bisaba ngo wowe ujye ugumaho ugenda uzibona zose kuzageza nyine ubwo ibintu bizagenda bigera ku rwego rumwe n'urundi. Yari umukunzi wanyu, akaba ari dogiteri, umujyanama mukuru wiyemeje kugenda abana namwe mu biganiro bigiye bitandukanye. So amahoro y'Imana n'imigisha iva kuri yo bibane nawe iteka ryose.